byabaye tutarashakana. Niyo mpamvu kugira ko ntazagaruka. Tubihagarike bikiri mu nzira nziza. No baby. I love you abizi. Kigera. Ariko musabye kutayaga. Oya kandi ugiye kunyidagazwe n'iki se ari benzi ugiye kunyereka. Ibise yahoraga aganiriza abantu ku ishuri ubona nyine ko afite ikibazo yigunze ko ngende umuntu ari head boy w'ikigo. Ni mama wanje umbyara ari kumwe na mama wa Sandra kandi mama wa Sandra ndabona afite icyuma oya sobanurira mama wanje gute mama wanje yarapfuye ziba Siko diaspora wanje ejo bundi yaramfashe. Uri mu bigize kandi. Uri kurya cyane. Ese ibindi nabandimo ni ibintu. Yego wenda nanjye njya mbikora gake ariko urakabye. Kuko imana utabigabanya uzakuramo imbwa yiruka. Nkabya he. Ndarinda ndibwa muri no myanya yo hasi ndi mu biki. So ngiye kamwe. Bara abakobwa mu minyanira ye. Tumenye he. Sindabona hari umuhungu gukureba kandi uko uziko ku bahungu baza kugusura saro yabo ni iyi ngiyi ariko ku mukobwa uje kugusura saro yabo ni mu cyumba. Neza ibihungu nawe mbimaze iki ngende umutinganya. Turyaze kamubwiza nushaka kugabanya kurya abana. Wowe jya mu kabari uzajya uhura n'imari nzima uve muri byo ngibyo. Abo mu kabari n'abangire kamubwiza ntabwo nshaka kurya umukobwa wo mu kabari. Ngiye n'igifi nirobeye. Ariko rwose muyihe nyanja yawe se? Ya Eden. Aziko yigize pasiteri ku ngufu. Ariko Imana urakabye urya bihana cyane ugakabye. Hano hari umukobwa ejo bundi nabonye mwazanye. Use ni kandusha. Hano mufite gahunda. Karibu. Abakobwa bawe babaje kukureba dore kugira abakobwa usimba. Ngira abakobwa. Uje kukureba. Sunny. Fresh. Ubwo nanjye nicyo kibazo nanjye kukubaza. Ko tutamenye se boss. Ndi umuturanyi wanyu. Hano hafi. Okay. Muragenzwa n'amahoro se? Ni amahoro. Nta kibazo rwose. Okay. Nitwa Lucas. Yes. Ntabwo nzi. Ndi umuturanyi ntabwo mbazi. Nanjye nitwa Shema. Shema? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Yeah. Wese uri hano ukora iki? Ikibazo ufite ni iki? Uraneye se nyuma y'ibyo wankoreye? Urongeye unsanze hano noneho mu rugo. Uje gukora iki bundi hano? Ese muko. Uracyamfitiye inzika? Se muko. Uzwibika inzika se ibyo wakoze. Uburiya nibwo bushuti ko dufitanye. Ibintu byose twacanyemo muri high school nzi kuri best friend wanjye ukanyitura biriya bintu. Mbese ibintu bibaho niki kitabaho cyari wari ubonye bwa mbere muri biriya ibintu bisanzwe wari wabuze undi muhungu wagenda mugakora ibyo mukora ukandekera umugabo. Shayi ivuga ngo umugabo uransetsa mana yanjye umugabo wanjye nyine kubitindaho ntabwo nagiye kumukwereka. Barambabaje cyakora. Nese hagati aho ubundi ikibazo ufite ni iki? Nge sindamenya ikibazo ufite. Sobanura neza ikibazo ufite n'umujinya ufite. Umaranye hafi umwaka ubundi umbwire. Urumva nta kibazo mfite, urumva nta mujinya nagombaga kugira nyuma y'ibyabaye byose. Ntabwo biriya bintu byaduteranya. Mayibabo duhuriye ari duteranya. Ntabwo byashoboka. Cyakoze nta n'impamvu. Uretse ntago wayobye bro.
ahubwo mugiye utazanye ibikoresho ahubwo witumeraho umfotora kandi biriya bintu biragenda bikunda kandi ngira n'amaji menshi manu yagire kwifotoza none ari ukuntu ugiye utubebi tuba turi hano nkazana utubebi nyine ntagira naguhamagara tukifotoza birumvikana ko urumva iyo ari ubwa mbere ugiye ahantu ntabwo wajyana ibikoresho kuko ntabwo nari ko wari mu murimo nk'umuntu ari guhitamo amagara bajama banje n'abakobwa bagahita baza ngaho ubundi ukareba ikintu dukora hano tukahita tuhagira intuzo ntugire ikibazo yo kwifotorezamo gusa ntugire ikibazo kubera ko nzi umuturanyi ejo nabikora kabisa gusa ntabwo byo kwifotoza mani ntabwo ubikumbuye aho singiye ibintu byo kwifotoza uko bizi ni ibintu byanjye ariko banabikora ariko mani nta n'ibirenze noneho purizo rero umujama akaza mani ari ikintu aba yatubonye mbo cya danje kandi urabizi twe turamaniga tuba tugomba kurya ifoto kandi uzi ko nta foto nta cyabe nabo abakobwa bawe bajya baza hano niki wajya ubereza amafoto ukavuga ati cyazi iki kijama mani kandi ushaka kugira ntarata none se ubwo ejo uzabona umwanya se uzazana ibikoresho yego ejo naboneka reka nkwereke sibyo nabize ko manimero z'aho umukobwa munini nyine uteye neza mu kumperuka kuza hano mbabarira mvangira mu mutwe ati bro nta kibazo waturangira studio yawe twazaza tukaguteza imbere nta kibazo pe naho ubundi se ntago hano mu nzu bakorera amafoto shoot gusa nanone no gupromotinga ni ko twagize abashyitsi se ntumbwire okay ngo ni umuturanyi hajya ngo yiko bita Shema ya ngo ni umufotographe agira n'amafoto uza amafoto uramuja amafoto njyewe ndamuta nako n'ubwambere abayigize hano hari ibirori bihari mugiye gukora ibirori uko na shoot ntabwo twari dusanzwe tuziranye dufite amatelefone ahubwo nuko yajyaho ngo yabonaga hano hari muvoma zimwe na zimwe ngabona urubyiruko rero arirwo rukunda kwifotoza aza ngo kugira kwaka isoko wenda ku bantu baba bafite amaniversary twishimiye kubamenya kuri muhungu n'ubundi nyine yari amemukiye nawe uramemukira ubundi nibyo ngibyo nashakaga ko mvuga ubundi uriya ni umuntu waruje gusaba imbabazi se basi ubundi cyaraje kuntera ndakubaza ubundi uriya ni umuntu ubundi reka mubwire nawe yarakwishyuye ceceka mubwire ko n'umuri kumuvuga nawe nzi ko byagenze bite mubwire nushaka utuze tujya inama nk'abantu b'abashuti ntago iriya mayibobo twahuriye imihanda yaduteranye wicare ubitekerezeho neza uriya ntago yaduteranye njye nawe ubushuti bwacu si ubuzanu bwari bugeze gute se uriya yaduteranye nta n'impamvu nta mpamvu pe uriya muhungu namaze kumenya ko si wowe afite wenyine si njye wafite njyenyine ni indaya ya karitsiye yirirwa uswajyayo ni imfizi nitwa Shema nanjye nitwa Zuzu nzo umuturanyi ntabwo bari bambwiye ko bafite umushyitsi abisoke ni karibu style none se brother mama hano mwenyine cyangwa mubana n'abandi basi byari ngombwa aka kanya yuko ariko it's okay oya tubamo hano twenyine abandi baza wenda ari abashyitsi kandi nawe ndakeka ko bari mwe muri abo ngabo nawe ngo uri umushyitsi mu kano kanya cyangwa ndariho n'abandi baryamye mu byumba wenda baryamye mu byumba okay wagiye kure gatoya ariko ntacyo buriya uko tuzagenda tumenyerana nawe uzaba inshuti kandi magara amwe mu makuru ukeneye uzajya yamenya ariko icyo ngicyo cyo I think yuko abyari ibyo ngibyo abyari ibyo so mugize neza kunyakira nari ngiye gusubira ku icumbi gatoya ngo nasiga nimero zanjye umuntu wankenera akarayimbona nta kibazo okay reka tuguhe izacu ahubwo tubite ntacyo okay uriya nguyu fata iziwe ejo tugomba kwifotoza fata telefone yawe uzane ariko uze kuza kuzimya yanjye nasize mu cyumba okay it's okay nta kibazo ese shu ngwino hano kwanza tuvugane njye nawe ntabwo ari kumubwira ngo najye mari
sinjyana nsobanurira ibintu bibera muri ino nzu uko wagira ngo habamo ubwiru sinzi abakobwa movement ibintu byinshi abafotogarafe ibiki abashaka amanimero c'est quoi ça ariko rero sheri nuko nawe ukomeza ibintu ngo uri kumva ari gukomeza ibintu tu use we ntabwo ubibona ko hano hari weird hari ibintu bihabera njye ntari kumenya ibyo ari byo ariko uriya musore nasobanuye ko ntamuzi ikindi uriya musore ntabwo ari we nkubajijeho gusa abakobwa muvuma zibera hano zidasanzwe sinzi hano hari ibintu byinshi rega ese niyo ntahari ni gutya biba bimeze ako se uretse uno musore tubana ukunda kwinjiza ibyana cyane njye ntabwo mba mbirimo kandi Lucas wagendeye ku kuntu nagukunze nkamera nk'umusazi ibintu byose nkabyirengagiza uko amafuti yawe yose mba ndi kurenzaho kandi nawe ngukunda be umuntu ukunda umubwiza ukuri umuntu ukunda ntacyo umuhisha hano muri ino nzu hari icyumba mutajya mufungura sinzi ikintu kibamo ibintu byose bibera hano ntabyo njya amenya ntabwo nabwirwa n'iki se ubundi uriya nimba ari umufotogarafe mwagiye mutekereza ubundi mbere yo kwakira umuntu mu rugo mukamuha n'amakuru yanyu yose mujye mubanza mumenye ngo uwo muntu ninde gusa ubwo nawe ntwari uhicaye bo kutayamubajije ntabwo muzi kugeza ubu ngubu ibintu il paraît que nawe ntakuzi kugeza ubu ngubu ibintu byose bera muri urugo nta na kimwe nzi nawe buri munsi umbera mushyashya wagira ngo ntabwo ari wowe nzi ariko sho nawe usigaye ugira amahane rwose ikindi mbese ntabwo bifite raison kuba ndakara gutya n'izo icyumba uhora urwanira uzaburara ariko narumiwe ntabwo ndi gukomplaininga ko nabuze aho ndara kuko no muri salo naharara ahubwo kiriya cyumba kirimo iki hanjye simbizi nyine nzara njye nawe turitegura kubana hari ibintu kiri kumpisha tuzabana gute tuzabana muri iyi nzu hari icyumba gikinze okay n'igikenerwa ubwo nzavugisha nyiri inzu wagifunga ibintu sawa by'icyumba tubireke nta bindi bintu bindi uzi maze uzi ko harabura 2 semaines nkasubirayo nta kintu na kimwe uranyereka nta kintu na kimwe urambwira mwega be kenki yori nimba ukeneye uretse yuko ubu ngubu nanjye kujya mu mujyi ho gatoya twagenda nkayikwereka ariko ejo cyangwa ejo bundi twagiye nkayikwereka irahari pe buri munsi ko uvuga ejo cyangwa ejo bundi hari ikintu turi gukora naje muri vacances hari akazi dufite gatuma mbura umwanya wo kuza kureba ahantu ukorera baby rero nawe rwose wamfasha nk'uruhinja bimaze kurambirwa ntabwo ngufata nk'uruhinja ahubwo wowe wigira nk'umu étranger narambiye imico yawe yes I'm very tired of you ibintu ukora ntabwo ari ibyawe wenzi ntabwo ari wowe umuntu nakunze ntabwo ari wowe mugabo mbereye witwara gutya come on kuva nazana namarana n'icyumweru na mama na papa simfite abavandimwe simfite izindi nshuti kubera cyane wowe nahise pardon bose be nawe ushaka impamvu ahantu zitari ikindi ntakayo icyo kizina ntuzongeye kunyita gutyo Kayura zishaka w'icyo ariko ntabwo witwara nk'umugabo nyine ukwiye guhabwa keya bite byawe wundi wewe birakureba narakubwiye ngo ntukivange mu bintu byanjye n'umugabo wanjye ndabizi ko muzi ko tutararya rwose ibyo byose ni inda rero kurya n'ibyo turimo bihuriye he ubundi ngo ntabwo abari uyu munsi niwe bari guteka inde uteka wowe se wacitse amaboko njye njya mu rw'inkuru ko ari wowe ushaka kurya ese uyu munsi se bari guteka izuma burana nandi ubwo wagiyeho aka gahungu ubundi niyo mpamvu udashyira amaraso ku mubiri wowe ibintu byawe byose ni ibiryo ubu urabona ugaragara nk'umuntu urya nk'uko uhora urekarama ibiryo nta kindi kintu mu buzima wakora usibye ibiryo mva amaso ntabwo usa nk'ibiryo ntukazize buri gihe mu matwi yanjye mpora numva ibiryo hano ni kwa nyoko wowe ndakubwiye ngo mva mu maso nawe akantu butambitsemo ka nyina none abari kumbaza ibiryo njye naramubyaye buri gihe usiko buri munsi aba ari kuza abaza ibiryo ibyo tubireke ikindi nawe igihe cyose nawe utaranjyana kureba ririya duka ntabwo nyitwa umugore wawe ngo iki wanyumvise neza cyane ni ikinyarwanda navuze se mama kuki wansize
ntabwo namusize umwana wanjye tuba turi kumwe mama tuba turi kumwe kandi mpora ndira ndi njyenyine mpora mu maganya nifungiranye mu byumba ni gute umbwira ko turi kumwe kandi tutari kumwe igihe cyose mba ndi hafi yawe mwana wanjye ibikubaho byose mba ndi kubireba kandi humura mama ni ukuri kw'Imana ngwino pe ndagukeneye muri ibi bihe ndimo ndahari ku bwawe urabizi ndagukunda kandi ni byinshi ngutekerezaho cyane sibyo rero aho uri hose mba mpari ibyo unyuramo byose mba mbibona humura nese nimba ubibona kuki utaza ngo tube turi kumwe ugatuma mbaho gutya nkava mu rugo kwa papa nkagenda ubu mama ubu buzima ndaburambiwe ubundi ukora ikimbana na mukadatuwari kubera ikireba nk'ubu ngubu ndi mu byumba by'abahungu ndaraguzwa nk'imbobo kandi nkufite ni kubera iki humura sibyo ndi kumwe nawe sibyo kandi bidatinze nani uraje urasohoka turajyana mama turajyana ntabwo uri bunsi erega ntabwo mba ndi kure yawe mwana wanjye igihe cyose mba ndi kumwe nawe mba ndi hafi yawe ibyo ucamo byose mba ndi kubireba nta na kimwe ntabona mama uba uri kundeba n'agahinda mba ndimo n'amarira mba ndira none uri kumbwira ngo uba uri kundeba mwana wanjye ndi umurinzi wawe aho uri hose ujya wumva ko ndi kuba nimba uri umurinzi wanjye ubwo tujyana aho uri ku tuba turi kumwe mwana wanjye tujyana aho uri ku kandi ihangane ibyo gucamo mu minsi mike biba birangiye sibyo ma mumfungurire mama ubukenkayeri yo muri iki cyaro wananiwe gushyira ibintu ku muhanda ahantu hazima uza hano urabona bizabona abakiriya shari ko iki hari impamvu nyinshi ziri gutuma ntakwizera koko ubu reba tugeze ahantu hari ibitoki n'ibisambu arega babe ugomba kumenya yuko hano hantu hagenewe ubwubatsi rero nibwo bari kubaka amazu bayazamura umwe umwe ntabwo najya kuyiteka mu mujyi ahantu utazi uza kugurira n'uzajya gute cyakoza uyu mugabo mfite noneho ni igitangaza ikindi babe neze ubu hano hantu utambeshye hano hantu kenkayeri bizakora iki ese uzabona abakiriya siko uri kungira injiji hakoze buretse wongera injiji nk'ubu wasohotse ukareba inyubako ziri hano hose sohoke njyahe ariko shuko nsigaye mbona mfite impamvu nyinshi zituma ntakwizera gute wafashe kenkayeri ukayizana hano ahantu hari ibitoki ni mu bihuru ni baburetse be reka akora ibimenyetso sibyo nawe ufite amaso uri buze kwirorera sohoka nkwereke please ndakwinginze sohoka nkwereke ngwino nkwereke akobe reba hano hose nibwo barimo baragura ibibanza banubaka niba ari ikintu maze kurambirwa n'uburyarya bwawe bisiko bigaragara no mu maso n'ububeshyi ko icyo ushaka kungira ikigoryi ubu uri kunshura buri munsi tuje hano tuje kureba kenkayeri ntago nje kureba ngo iyi nzu yubatswe ndabizi ko amazu yose yubakwa n'ibikoresho biva muri kenkayeri yewe iri hehe wimbwira ngo iriya nzu ngiriya ngo iriya hakose wowe hey abebe nawe rero akuzi n'ibindi urambajije ngo hano hantu ngo wacuruza bikagenda nimba ari ibyabaye byarabaye
tubireke noneho birangire kuko njye ntabwo nzakomeza uncisha aho ngarura ha buri munsi uba ufite ibintu bishyashya uri kumbwira come on. ngaho reba nk'iranzira hakurya uriya Sibomana sinjya guriye ntago bindeba nabibwirwa n'iki kenkayiri zose nizicuruza ibintu bimwe rukamaze kurambirwa shari nukuri uramvuna mu mutwe cyane. Mariti wese bigenza bite kandi amasima ariko amasima ejo bundi sibwo naranguye amasima wo urashaka kumbwira yuko ahise ashira ubu nje nabona amafaranga y'ayo masima ngo iki hano nakagamo kabyara gute wifata ukajya ubu ikintu gishyashya kigiye kuvumbuka muri wowe akoze mbwira ukuntu wifata ukambwira ngo nguranguyenga amasima utayiduka ntabwo ushaka gutuma n'undi muntu cyangwa wa mushoferi wacu hako rero ntukazokina mu mafaranga y'umuntu na business y'umuntu uri kumva ihute rero ubwo nuzuze kumbwira ubwo nashaka kuza aho ngaho kuri shop this man sawa gira vuba sine nabigenze bite se muhungu mwiza abyihoreye cya gicucu nkoresha ngo cyagiye kurangura amasima kitambwiye ubu sinakubwiye ko warana udushya ruka ndakurambiwe ako si umwuka byaramwe sinzi ukuntu nkoresha iriya jambo kugira ngo mve ko nkurambiwe ndambiwe kubeshya kwawe ndambiwe uburyarya bwawe ndambiwe buri kimwe cyose ako se nk'ubwo njye mwohereje kurangura amasima ho Asubeko wafunga